Yes, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ki bampaye welcome bonus y'igiceri cy'ijana nyuma y'iminota mikeya nkahita nyabona amafaranga yanjye kuri momo byihuse cyane. Nkuko ubibona hano hariho plus igiceri cy'ijana, aho handi hariho mayinazi igiceri cy'ijana. Bivuze ngo bampaye igiceri cy'ijana mpita nyikuraho, nikiyo plus na mayinazi ivuze. Nyuma y'amasaha 3:28 urabona ko nahise mbona amafaranga aturutse kuri uwo muntu nanze kwirirwa mbihisha ngo mubone na new balance. Nicyo giceri cy'ijana cyahise kijyaho. Ndeba turebane step by step yuko aya mafaranga nayakoreye. Urakaza neza mu kiganiro. Yes, muraho neza, ubuzima bwiza, ibyishimo, amahoro, umutuzo, amafaranga bibasesekaraho mwese. Muri aka kanya rero tugiye kubereka application imwe bayita cash. Ntababeshya bo ngiye gushyira akantu hano. Ngiye gushyira akantu hano ahangaha ka telefone. Ngiye gushyira akantu ka telefone. Ibyo ngiye gukora namwe murajya muba muri kubireba live. Turaza hano kuri WhatsApp yacu ibisanzwe. Turaza kuri WhatsApp yacu, ibyo kuba mutari kubibona ntitubyiteho. Tuze turebe iyi link yanditseho ngo iyi application bayita Green Cash. Na application niba warigeze kwifuza application wakura amafaranga ukaba wayabikuza kuri momo ako kanya nta gishoro usabwa, igisubizo ni iki ngiki. Uri guhabwa igiceri cy'ijana ukakibikuza kuri momo bigakunda, akarusho uri kwinjira baguha welcome bonus ukahita unayibikuza ako kanya. Link numva yikeneye urayisanga hano muri description. Ibi bintu ntago ari scam, nta mafaranga bisaba guys, nta mafaranga bisaba, si scam. Nanjye barandi mu bantu batangiye kujya mbona ibi bintu ari ibintu by'amascam, avuga ati se izi boro nzazikora gute kandi ibintu byose biba muri izi boro ari scam. Ariko ndakubwiza ukuri iyo ntago ari scam. Ubwo turinjira kuri green card yacu. Ndakubwiza ukuri urabona nuko nguko ifunguka kubera ko ngiye mfitemo account. Uri kubona ni guki ifunguka. Iyi rero igiye kumera nka STT ariko ntago ari STT. Bo reba aya mafaranga amaze kuba 200. Bikuyabona aya mafaranga ndakwereka uburyo ki ahantu hose step by step ahantu aya mafaranga yavuye. Turinjira urabibona hano, turahera aha hasi. Uri kubona nkinjira bampaye user registration personal reward, bampaye igiceri cy'ijana. Ako kantu sinzi niba uri kukumva, bampaye igiceri cy'ijana. Bo yari ku itariki 7, ubwo ni none sinzi igihe iki kiganiro ndi bucya uploading ariko ni ku itariki 7 byose byabereyeho. Ku itariki 7 user warrant withdraw nakuyemo aka kantu ka mayinazi nicyo kavuga. Nakuyeho igiceri, iki giceri cy'ijana nise nkibikuza kugira menye niba iyi cash iyi green card atari scam. Nahise nyabikuza, byatwaye amasaha 3:28 kugira aya mafaranga yitangiraho. Ndabikwereka neza fresh step by step. Nahise nkora user registration first level referral reward. Ahangaha no umuntu umwe gusa natumiye, ndaza kumubereka. Nshobora no gukandaho ngo biri gukunda. Uyu no umuntu umwe gusa natumiye bampa 60. Ntumira undi wa kabiri bampa ndi 60. Ntumira undi wa gatatu bampa ndi 60. Noneho guys, kugira wumve ko birenze, uyu nguyu witwa ngo user registration second level referral reward ni umuntu natumiye na watumira undi muntu. Noneho ngewe mpita mubonaho ibiceri 20. Sinzi nibyo kintu muri kucyumva. Ni umuntu natumiye, uwo muntu natumiye na watumira undi muntu mpita mbona ibiceri 20. Uri kubona hejuru kuri my warrant mfite ibiceri 200. Ibi biceri ndabibikuza uhita ubibona kuri momo bigezeho. Tugiye kureba rero ati aya mafaranga yakorewe gute. Ikintu kiri gutwere kujya amafaranga yakorewe turakanda aho gutya. Ngiye kubikuza buretse sorry. Kandi turabikuza mu kanya. Ndakanda hano kuri home. Ninkora hano kuri home nzi nkande ahantu handitse ngo team. Urabona uyu muntu witwa Shimirwa Mana Venuste yarinjiye ahabwa igiceri cy'ijana. Uyu witwa Ishimwe Rick amaze gukorera amafaranga 160. Hano bahita babinyereka guys n'ukuntu witwa Munezero yafunguye account kuri igiceri cy'ijana kimwe gusa. Bo hanyuma
uyu Ishimwe Eric yatumiye undi muntu witwa ngo Irakoze Christian, bahita bamuha welcome bonus. Irakoze Christian nawe ahita atumira undi muntu, siri muri kumva icyo kintu. Irakoze Christian yahise atumira undi muntu, nawe ahita abona welcome bonus y'ibiceri 120. Mbo ubu uri kubona hano kuri timu yanjye maze kugiraho abantu 4. Kubona na level ya kabiri nayifunguye hajeho undi muntu, kandi ibi byose nabikoze umunsi umwe guys, umunsi umwe wonyine ndi kureba ko bikora kugira ngo bategurire ino video. Ibi ngibi rero byavuyeho, murabona amafaranga nuko yakorewe ababinjiye. Ikindi kintu narindi kubabwira ati iyi application ishobora kuba imeze nka STT. Ikindi kintu na application ikora, mbo ushobora kuza hano handitse ngo lote ku bantu bakora ibintu byo guspininga, byo kuzengurutsa aka kantu murabizi. Ariko ngo do you have a chance to buretse ntago twaspininga ngo bikunde, kubera ko kare twaspininze tubona ibiceri magana invite user to. Uri kubona ntago guspininga bikunda. Aha ngaha uraspininga bakaguha ibiceri magana. Ibyo byose ndagenda bikwereka hano kuri sign in. Ni abantu binjiye uko bagenda bakwereka nyine uko abantu bagenda binjira. Ibi byose nuko abantu baba binjiye. Turuza hano kuri team. Iyi ni team yanjye nyine. Aba bantu kubera ko nabatumiye niyo ngewe ntakora, bo bagakomeza gukora batumira abantu, ngiye naba ndi kwinjiza. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngiye naba ndi kwinjiza kandi bo ngewe ntari gukora. Aha ngaha ni kuri wallet. Wallet ni kuri wallet ni amafaranga umaze gukorera nkuko nabibabwiye murayabona. Ni ibiceri desa ngiye kubikuza mu kanya. Aha kuri assistant. Kuri assistant uri kubona ngo how ngo along has your business. Ingibi ni ukugerageza gusobanukirwa ino business uburyo ikoramo n'ibiki byose. Kandi business ku muntu uri mu Rwanda iri gukora 100% amafaranga akajya kuri momo. Kare kiriya giceri nabikuje kuri momo ngiye kubereka uburyo cyajemo. Cyaje nko kuri pona kuri screenshot. Iki nicyo giceri bahise bampa. Wenda usinzi niba uri kubyumva ariko reba message nawe yaje ndiba ngiye, sibyo? Sigiye message se? Sigiye message? Sorry. Sigiye 5:48. Aya mafaranga yabikuje hagati ya 2 na 3 nkifungura ina application, ariko 5:48 nkuko muri kuyibona amafaranga yanjye yahise agera kuri balance. Mbo dusubire inyuma tugaruke kuri application yacu yitwa Green Cash. Iyi application rero ni ushaka kuyibona muri screen uraza ukore kwa tudomo 3 wituza ahantu handitse ngo add to home screen. Nindangiza ngiye kubera ko nashaka ko igenda ifite iki kilinki ndabisiba sigeho ngo mobile Green Cash. Nishake mobile mbisibe. Guys, nunyurwa n'iyi video ukore subscribe, like, comment kugira ngo tubane. Reka ngerageze video itaza kuba nini kakurambira. Ubwo nadinze muri telefone yanjye nshobora kujya mvamo gutya reba ngiye hano. Ako ko yagiye kure nshaka ndayigarurize hano nubwo nta kintu kiba giharize hariya. Nge nkandaho bite njya kuri Green Cash yanjye ninjire. Ikintu turi bukore rero nitugera hano kuri Green Cash yacu turasubira inyuma nk'ibisanzwe. Nkore kwigiza hano. Okay, twasubiye inyuma. Tuze urabona nibyo nanyiri kwasobanura ukuntu imeze nka estate. Hano kubera ko kare na spininze mbona amafaranga 400. Urumva nari gushora 2,000. Kwa ko none na spininze bari kumbwira ati ishyura 600 baguteranyirizo ya 400 wa spininze noneho bibe 2 mu minsi 3 bakungukire baguhereza 3,200. Guys, ibi bintu none ndabikora nimbikora nzabaha indi video ushyire muri comment niba ukeneye indi video. Ariko ndakeka iyi application y'ukuntu nayizeye guys. Ukuntu iyi application nayizeye ewana. Yakeka ya mafaranga yazi.
reka noneho tugire umwanya mwiza wo kubikuza. Ubu noneho tugiye kubikuza ibiceri desa byacu twakoreye dutumira abantu nkuko watangiye video ubibona. Ikintu turi bukore iyi ni indi myanya nyine urabona hano ni ibihumbi 2. Ingibi ni ibihumbi ku bihumbi hano bahita baguha daily income ya 2500. Ubwo ukishyura niba ku bihumbi 50 baragushyiraho 2500, ubwo urumva nawe ayo urishyura ibihumbi 50. 50 mu minsi 14 bazaguha ibihumbi 85. Guys, wumva aya mafaranga va mu bugoryi uzukore i business. Wumva aya mafaranga amafaranga urashyiramo ibihumbi 50 nyuma y'iminsi 14 bazaguha ibihumbi 85. Guys, aya mafaranga uri kuyumva? Hano ni ku bantu babahebwe urashyiramo ibihumbi 200 mu minsi 30 baguha ibihumbi 440. Ibihumbi 440 sinzi ukuntu niba ari ibihumbi 440 nkuko ndi kubibona, ariko ndakeka ni ibihumbi 440. Yibaze ayo mafaranga kuzamuka, reba yano yose n'amafaranga miliyoni kuzamuka. Ni byinshi cyane. Ahangaha nzakora indi video wenda turebe niba kuko aya mafaranga wayagira ute, wayashyiraho bakayaguha. Wenda weho uburyo uraburi gukuramo amafaranga urinjira baguhe kiriya giceri cy'ijana utumira abandi. Ibaze ko reka dukoreshe calculatrice, ibaze ko tuvuge dutumiye abantu wenda 100, reka bari bwo tuvuga uri gutumira umuntu bakaguha igiceri cya 60. Uwo muntu wagira amahirwe akazatumira undi muntu bakaguha igiceri cya 20. Reka tuvuga abantu 50, sibyo? Dukube n'amafaranga 60 si ibihumbi 3. Aba bantu 60 umwe wenda tuvuge abantu 60 atumira umwe. Ubwo no kuvuga ngo ibihumbi 3 turafata 60 dukube kabiri. Uri kubona ubwo nidufata ibihumbi 3 ku bantu 60, ubwo ni bya 3 turafata ino 60 dukube na 20. Kubona ni igihumbi 200 bikaba 400. Aba bantu 60 twipoje ko byibuze buri muntu arajya atumira umuntu. None yibaze aba bantu 60 buri muntu agiye atumira abantu 5. Ubwo natumira abantu 5 muri aba bantu 60 araba ari ibiceri 90. Bikaba ariko twipoza kono ruzakora ibihumbi 5400. Guys, 5400 guteranyaho bya 3 twabonye, za 3 twabonye uzawugize ibihumbi 8400. Ayo ni amafaranga menshi ushobora no kuyitubikuza ukahita unashora hahandi hariya twabonye ho gushora ibihumbi 2 kandi wanaspininze ugashora 6, ubundi ugakomeza kuryoherwa. Reka tubikuze tuve mu magambo. Nkuko mubibona ngiye kubikuza amafaranga 200 turebe ko aragera kuri momo. Ni ibintu yewe n'utuntu tworoshye kuko nimero icyitonderwa. Guys, icyitonderwa nimero ni icyitonderwa kuko nimero ni ibisazi. Ikintu cya mbere urakora hano kuri withdraw bahita bakwereka nimero n'amazina. Siziri buri kubona iki kintu bantu bari kubwira ngo when you submit a withdraw application green card will transfer the money to the account to specified above within 24 hours. No kuvuga ngo aya mafaranga ushobora kuyabona bitarenze amasaha 28. Nshobora no kuyabikuza guca akayitangeraho, ariko atanahise ngeraho ngewe iki kiganiro nzacya uploading aruko no mafaranga yabonye. Ariko niyo amafaranga atayitangeraho ariko ntago bishobora kurenza amasaha 28 ntarabona amafaranga yanjye. Reka dukore hano kuri confirm. Mana nyakasa amafaranga yita. Awe nashyizemo umubare w'amafaranga nshaka gukuraho. Anga uramanza ushyiremo umubare w'amafaranga ushaka gukuraho kugira ngo amafaranga azi. Hejuru handitse ngo kanze mbisibe byanzu bireba hano ngo please file in the amount. Hano bashyiramo wenda tuvuge yarigiye ushaka kubifiteho nk'ibihumbi 100 ugashaka kwikuraho nk'ibihumbi 10. Byashoboka, ariko ngewe kubera ko yose nshaka kuyakuraho kugira ngo nkwereke ko bikora leta nkora kuri confirm.
waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube, iyo waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira, twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734194043 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.